Twongeye kubasuhuza inshuti z'umurage community, tubifurije amahoro y'Uwiteka, mukomeze kugubwa neza, tubashimira uburyo mukomeje gukurikira cyangwa se kumva inkuru z'umurage community no kuzisangiza abandi abagiye mutanga ibitekerezo bitandukanye. Turabashimiye cyane, ibyo ngibyo nibyo bituma turushaho gukora ndetse tugakora butarambirwa. Hanyuma rero nk'uko bisanzwe, umurage community, the voice of vulnerables, ni ukuvuga ngo twebwe twita cyane cyane ku bantu babuze kivugira cyangwa se ku batagira bavugira. Uyu munsi rero wa none turashaka gutabariza uyu mugore w'inyarugenge waba watwikishijwe amazi ashyushye na mugenzi we, muziza yuko abana babo barwanye. Iri rikaba kimwe mu bigize ihohoterwa. Hanyuma rero uyu mugore wavuzwe haruguru no mu kagari kitwa Munanira ya kabiri, akaba ari mu murenge wa Nyakabanda, akaba ari mu karere ka Nyarugenge. Uyu mugore akaba ashinjwa kuba yatwikishije mugenzi we amazi ashyushye, bakaba bari baturanye. Akaba amuziza ko umwana we yari yakubise uwe, mbese bivuge ko abana babo bari barwanye. Ibi bikaba byabaye agana saa moya n'igice zo kuri uyu wa kane tariki ya 26 Kanama 2021, nibwo uyu mugore yatwitse mugenzi we, yamusutseho amazi ashyushye. Mbega ubugome we! Amakuru akaba avuga ko uyu mugore wakoze iryo bara yaba yabikoze nyuma yo gutaha umwana, akamubwira yuko umwana w'umuturanyi we yamukubise. Undi nibwo yahise agira umujinya, tutakwita umujinya, ahubwo twakwita umuranduranzuzi, akajya guteza ubwega ku muturanyi we, bikarangira barwanye. Abaturage bo muri aka gace kari munsi ya Kigali bakaba babwiye ikinyamakuru igihe.com ko uyu mugore waruje guhorera umwana we akaba yahise yinjira mu nzu, akazana isafuriya irimo amazi ashyushye cyane, akayamena kuri mugenzi we. Mukayisenga Solange ni umwe mu baturanyi wavuze ati yaratashye umwana, aramubwira ngo umwana w'umuturanyi yankubise. Nibwo yaje baratongana, ahita ajya kwambara ipantaro, byumvikane ko yagiye kwitegura urugamba, maze ajya mu nzu asohokana isafuriya y'amazi ashyushye, ahita yamumenaho, maze yirukira mu nzu arikingirana. Ngira ngo murabibona ku mafoto ateye agahinda uko byagenze. Undi muturanyi witwa Kayumba nawe akaba yavuze ko uyu mubyeyi wamenweho amazi yahiye umubiri wose, ati akimara kwikingirana abanyerondo n'abayobozi baje bamusaba gufungura, bahita bamujyana ku murenge. Gusa twe byadutunguye uburyo umuntu ashobora gufata amazi akuye ku mbabura akayasuka kuri mugenzi we. Yongeyeho ko uyu mugore abanyerondo bahise bamujyana ku murenge wa Nyakabanda mu gihe mugenzi we yatwitse. Yahise yoherezwa mu kigo nderabuzima cya Kabusunzu. Uyu mugore biravugwa ko ari kwitabwaho n'abaganga, tukaba twizera ko wenda hamwe n'Imana azamera neza. Ariko ahangaha abanyarwandakazi, ahangaha wakwibaza uburyo ufata amazi ukayasukaho mugenzi wawe ngo nuko umwana yarwanye n'uwawe. Abana basanzwe barwana, basanzwe bagirana ibibazo. Igitangaje, birashoboka yuko uwo mwana we wasanga ari nawe wari uri mu mafuti. Wakwibaza utese, nibigaragara ko umwana we wari uri mu mafuti, mu gihe yakoze icyo gikorwa cy'ubunyamaswa bizagenda bite? Ntabwo ari byiza rwose, ntabwo ari byiza. Manzi bita Dominique niwe waririmbye ngo twite ku biduhuza, ngo Imana irashaka ko tuba umwe, urukundo rugahabwa icyicaro, tukareka inzangano zo mu mitima yacu, tugaturana twese duhuje. Imana y'amahoro ikomeze ibagirire neza, mukundane, mubane kivandimwe. Amakimbirane ntacyo yatumarira. Ni byiza kubana amahoro na bagenzi bawe. Birashoboka ko hari ibindi bibazo bari bafitanye, icyo kikaba imbarutso, ariko ntabwo ibyo bintu twabishumangira. Kimwe nuko n'umuco wo kwihanira ntabwo ari mwiza.
iyo ugize ikibazo ukigeza ku nzego zibishinzwe zikakurenganura. Niba umwana we yarenganye, yashoboraga kugeza ikirego ku buyobozi ariko atihaniye, cyane ko nanone hagaragaza ko umwana yakomerekejwe n'undi. Mukomeze mutugane, nimero yacu mujye mutwandikira kuri WhatsApp 0728307072, ndetse munaduhamagare kuri nimero ya MTN ya 0785307072, cyangwa se mutwandikire kuri page yacu yitwa Umurage Community dukoresha kuri Facebook. Uwiteka Imana abishimire cyane. Niyo Bededom Fraud Umurage Community. Ciao.